Yes, reka nongere kubaha ikaze mwese bakurikiye Abayo TV YouTube channel, nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Tudatinze rero ndabizi ko uyu muhanzi kazi mwese mumuzi, umuririmbyi kazi w'icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, Ishimwe Vestina wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas. Ndabizi ko mwagiye mwumva amakuru menshi, bamwe bati ni ibihuha, abandi bati no gukwirakwiza inkuru, abandi bati bashyushya inkuru, abandi bati wenda ibyo murimo kumva byose no abantu barimo kwishakira views. Nibyo koko byagiye bivugwa bitandukanye, ariko noneho mbazaniye inkuru y'impamo, inkuru navuga ngo mpagazeho. Ati kubera iki? Kuko hari inkuru ubundi ureba nk'ahantu cyangwa se ukareba nko ku rubuga runaka, wayibona ukavuga ati iyi nkuru ntago ari ukuri, cyangwa se iyi nkuru n'abantu barimo gushaka views. Ariko hari abantu ubona ukabona ko bageze ku rwego, nimba navuga ngo n'urwego nyine rugezweho, cyangwa se rwa rwego umuntu aba ariho ku buryo nimba anatangaje amakuru akenshi 98% dushobora guhita tuvuga tuti aya makuru ni ukuri, ndetse sinigitangaza umuntu avuze ngo ni 100%. Ndabizi mwigeze kumva bavuga ngo Ishimwe Vestina yagiye mu gitaramo muri Canada, ariko ngaza gusigarayo, ngo none ngo ntago yigeze agaruka mu Rwanda. Haje Dorcas wenyine ndetse na Emirene. Ibyo byaravuzwe, bamwe bati ni ibihuha, ariko abandi bati ni ukuri. Ndaje mbaho ukuri kuzuye. Hari ibindi byinshi byagiye bivugwa ngo Ishimwe Vestina aratwite, ngese bimeze gute? Ibyo byose nabyo ndaje nkwihera ukuri. Rero reka mbabwire tudatinze, tera gatebe utuze nkwihere amakuru yuzuye noneho kuri uyu muhanzi Ishimwe Vestina. Ati bimeze bite rero? Nta gutinda nk'uko tubikesha igihe.com, ni ukuvuga ngo ikinyamakuru cyitwa Igihe nk'uko murimo kubibona kuri screen zanyu, banditse bagira bati Ishimwe Vestina wo mu itsinda rya Vestina Dorcas yibarutse imfura. Uyu mugore yabyariye mu mujyi wa Vancouver, aho amaze igihe atuye kuva yasigara muri Canada mu mpera z'umwaka ushize, ubwo we na mugenzi we basozaga ibitaramo bari bahafite. Wahaye amakuru Igihe yagize ati ni impamo yarabyaye rwose, yabyaye umwana w'umukobwa muri Werurwe umwaka wa 2026. Ubu umwana agiye kuzuza amezi 2. Yabyariye Vancouver, aho atuye kuva yasigara ino aha muri Canada. Ibyo mwabyumvise neza. Nekereza ko iyi ni inkuru nziza kumva ko uyu mubyeyi yibarutse umwana n'umugisha. Ni byiza, rekana namubwire ngo ni yonkwe. Ahari wenda mushobora kuba mwaragiye mwumva amakuru atandukanye, kuko nagiye ndeba muri comment wenda tunyujijemo amaso. Murabona uwitwa Isimbi Fati yagize ati ngewe maze amezi 2 rwose mbizi, none igihe nibwo mubimenye. Rero hari nundi wanditse ngo none se ubwo birakaze. Undi witwa Iradukunda Fulgence yagize ati none se kubyara ni inkuru. Rero reka mbabwire, wenda ushobora kumva ngo naga ari inkuru cyangwa se kumva ni ibintu bisanzwe, ariko burya iyo umuntu ari icyamamare cyangwa se iyo umuntu ari uw'ingenzi muri societe y'abantu runaka, bituma ikimuvuzweho cyangwa se ikintu kimubayeho cyose kivugwa. Si gitangaza ko ushobora no kuzahura n'ikintu gikomeye, cyangwa se ugahura n'inkuru twakabaye twumva ko ari inkuru ikomeye yanavugwaho byinshi, ariko bitewe wenda nuko utazwi ntihagire umuntu yivugaho. Ariko umuntu uzwi byonyine yajya no mu isoko gusa bigahinduka inkuru ikomeye. Rero burya iyo Imana yaguhaye kumenyekana cyangwa se yarakuzamuye, byanze bikunze akantu kose kabaye kuri wowe usanga ari inkuru. Rero reka mbifuriza amahoro n'imigisha, kandi tubwire uyu mubyeyi tuti ni mwonkwe, kandi rwose ukomeze ukure ushimwa n'Imana n'abantu, ndetse n'uwo mwana akomeze akurire mu buntu bw'Imana, kandi umumenyereze inzira nziza akwiye kuzanyuramo, ngazarinda asaza atarayiva. Murakoze rero, Uwiteka abahire muri byose. Nta bindi byinshi ndaza kuvuga, ni hit and run. Mpita mbabwira inkuru turasa ku ntego, nta byo gutinda, nta byo kwinyuza hirya no hino. Oya, iminota mike cyane gusa mukamenya ukuri, ubundi tukigendera. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Reka mbabwire ntirutagwa bizimyega rwa mugabo nyirigira, umwami w'amahoro nkunda kwirahira. Imana isumba byose ikura ku cyavu ikicazanye n'ibikomangoma, ibashyigikire, ibiteho, ibarengere muri byose. Ndabakunda, mbahoza ku mutima. This is Abayo TV.